Ndabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu, abakunda ubutumwa bwiza dushyira ku mbuga zitandukanye, ku ijuru ntirikorerwa TV, yaba Facebook, yaba YouTube, yaba TikTok, Instagram n'ahandi, WhatsApp group ijuru ntirikorerwa. Ndabasuhuje kandi ndabashimira ubufatanye mu ivugabutumwa, abasharinga ibiganiro, abashyiraho comment. Ibyo mukora birafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mwahisemo neza namwe kudufasha nyuma y'uko Imana ibahishuriye namwe ko ari bwo butumwa bwonyine bukiza, ariko cyane ndashimira Imana nyine yabibahishuriye n'abandi kandi batari bahishurirwa ko ariyo nzira yonyine yo gukira. Turabasabira uko dukomeza kubagezaho ijambo ry'ubutumwa bwiza, ni nako dukomeza kubasabira kugira ngo Imana ibagirire neza, ibamenyeshe ko nta bundi butumwa bwiza bubaho bukiza umutima w'umunyabyaha ugakira, umutima ugakira, ugakurwamo indishyi y'icyaha ndetse n'urupfu rw'iteka. Umuntu agatekana akabaho abanye n'Imana amahoro, kandi ayo mahoro ni nayo mahoro yonyine ashoboka, kuba umuntu yumva ko yababariwe, ko Imana yamwemeye ko atazarimbuka. Ni amahoro umuntu aba atunze mwa buno buzima, ariko reka mvuge ngo ni amahoro y'uko utazarimbuka, ariko ni n'amahoro agufasha kubaho neza nyine utekanye muri ubu buzima, kubera ko kunga ubumwe n'Imana nicyo kintu umuntu akeneye, kuko Imana niyo mugenga wa byose, nizi ejo hacu, kandi niyo ifite kubaho kwacu mu biganza byayo mu buryo bw'iteka ryose, kandi niyo mugenga wa byose, nta kiri hejuru y'imbaraga zayo. Kumenya rero ko Imana yakwemeye ku bwa Yesu, ko nta rubanza ufite, kutazarimbuka, ukamenya ko ubanye n'aya mahoro, ni umugisha uruta iyindi migisha yose umuntu yakwifuza cyangwa yakwifuriza undi. Niyo mpamvu tuvuga ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo abantu babwizere, batunge imitima itekanye, batunge imitima iguwe neza, batunge imitima yuzuye amahoro n'umunezero bituruka ku Mana. Hari ahandi hantu dutekerereza umunezero n'amahoro mu buryo bw'isi, ariko navuga ko bitajya bigerwaho. Ni intambara idashoboka nayo, kumva ko umuntu azanezezwa n'iby'isi cyangwa bikanamuha amahoro, agatuza, agatekana, ntibishoboka. Niyo mpamvu rero amahoro yonyine ashoboka nava mu kumenya neza, ukizera ko Imana yakwemeye ku bwa Yesu Kristo, ko yakubabariye, ko nta rubanza ufite ubikesha Yesu. Abantu rero bapfobya ibyo tuvuga, kuko batekereza ko hari indi nzira bashobora kunyuramo y'imirimo kugira ngo bakizwe, ariko iyo niyo nzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Iyo niyo nzira ngari ijyana abantu kurimbuka, ni inzira yo kwitsindishiriza biciye mu mirimo itegetswe n'amategeko. Niyo nzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Nubwo wagira ngo ni byiza kuba umuntu atekereza ngo azakora ibyiza Imana imwemere, ariko navuga ko wari umutego wa shitani abantu baguyemo, kuko ijambo riduhakanira ko nta muntu n'umwe wakora ibyiza bimuturutsemo ngo bimutsindishirize imbere y'Imana. Mu by'ukuri rero iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho nk'icya 9 umurongo wa 30,
haratubwira ngo noneho tuvuge iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera, naho abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba ari bo batayasohoje. Ni kuki? Ni uko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza, nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Ubundi twe nk'abanyamahanga n'aya mategeko ntitwayahawe, uretse no kuvuga ngo twagerageza kuyubahiriza, ahubwo nta nubwo twayahawe, n'ibirimo ntitwanabishobora, ntibinatureba, kubera ko ntitwanabihawe, n'abayahawe ntabwo bayashoboye, ngo ahubwo nyine abisirayeli barayananiwe, kandi bari bazi ko ari agomba kubahesha gukiranuka, bayizirika harabananira, ahubwo abanyamahanga twizeye duhinduka abakiranutsi. Tekereza, ngo abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka nibo bashyikiriye gukiranuka, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Urumva ko natwe nk'abanyamahanga nta kundi gukiranuka Imana izi twabona uretse gukiranuka guheshwa no kwizera. Niba utagufite uko gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo, menya ngo nta n'ukundi gukiranuka kubaho wowe wabona, ariko nta n'ukundi Imana yagennye umuntu ashobora kubona. Gukiranuka konyine twabona ni ugukiranuka guheshwa no kwizera. Abanyamahanga twe twagize amahirwe, natwe ubuntu bw'Imana butugeraho. Muribuka ko ubundi twebwe nta nubwo twari dufatwa nk'ubwoko bw'Imana, twari abanyamahanga, twari ibizira, ariko Yesu atuma natwe bishoboka ko twegera Imana duciye kuri we. Noneho rero hari igihe ubwo buntu bw'Imana tutabwumva, tugashaka kwizirika ku mategeko abisirayeli nabo batashoboye, ahubwo ngo impamvu rero batageze ku gukiranuka bo ngo ni uko bashishikajwe no kubahiriza amategeko aho gushishikazwa no kwizera. Noneho basitara kuri rya buye risitaze, urutare rugusha. Urumva rero nawe rero ushobora gusitara ushatse gutekereza ko watsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Tugeze mu rwandiko rwandikiwe Abefeso mu gice cya 2 umurongo waho wa 11 tukamanukaho gake gake tuganira, naho wumva ukuntu havuga. Haravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita batakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Umurongo wa 13 niho hatubwiye ngo ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Urumva ko twebwe twari kure, iby'amategeko ntibyanatureba nyine, twari kure kuko n'ayo mategeko bwayo ntiyaturebaga, ntaho twari duhuriye n'ubwoko bw'Imana, ariko ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. None se hafi twigijwe ni ku Mana, nihe handi se hafi twagombaga kujya? None se igihugu cy'u Rwanda ko kitimutse ngo kijye kwegera Isirayeli, ni hehe nyine twigijwe? Ni ku Mana. Amaraso Yesu yatwegereje Imana rwose, nta yindi nzira ibaho yo kwegera Imana. Si amategeko ahubwo agaragaza ko umuntu ari umunyabyaha gusa, ko nta n'ikimukuye kindi kitari ukurimbuka. 14 uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe babiri ku bumwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rudutanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ababiri abarememo umuntu umwe mushya, ari we muri we ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe,
abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Urumva rero ko umubiri wa Yesu washenjaguwe niwo watwunze n'Imana, umusaraba we niwo watwegereje Imana. Iby'amategeko ntibyashobokaga kugira ngo bitwegereze Imana, n'ubu ntibizigera bishoboka. Byananiye Abisirayeli, ntabwo Abanyarwanda ari bo bazayashobora. Njya mbona abantu bizirika kuri yo bakigira abarewi ngo bagaturisha abantu icya cumi n'amaturo, nyamara ijambo rigaragaza ko nabo ubwabo babihawe icyo gihe batabishoboye. Iyo nzira rero ntishoboka. Ni ukwihandisha imibabaro, ni ukujya kure cyane y'Imana, ni ukurushaho gutana. Ariko muri Kristo noneho twegerejwe Imana n'amaraso ye, yatwunze n'Imana akoresheje umusaraba we. Mbese ubu natwe twaremewe, ahubwo keretse tutamenya ubwo buntu ngo tubwemere, bityo tubeho dutunze umutima utaturega ibyaha, ahubwo utubwira ko turi abana b'Imana, udutakisha ngo Aba Data. 17 yaraje abwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro. Abari kure ni twebwe abanyamahanga, bari bugufi ni Abisirayeli, ariko bose bari bakeneye kubwirwa ubutumwa bwiza bw'amahoro, kubera ko ntago amategeko yazanaga amahoro, ahubwo amategeko yazanaga umujinya w'Imana. Ni nako ibyanditswe bivuga, wenda nabyo turaza kubisoma. Icyo amategeko azana ni umujinya, ntabwo icyo amategeko azana ari amahoro. Abari kure n'abari hafi rero twese yatubwiye ubutumwa bwiza bw'amahoro. Nuko 19, nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nshimiye Imana cyane muri iki gitondo cy'uyu munsi, uburyo mu by'ukuri ntabwo nkiri umushyitsi n'umusuhuke, ahubwo ndi ubwoko bumwe n'abera, nanjye ndi uwera. Imana ishimwe cyane. Ngo ndetse muri abo mu nzu y'Imana, ndi uwo mu nzu y'Imana mbikesha amaraso ya Yesu Kristo. Nta kindi kintu cyangize uwo mu nzu y'Imana, nta kindi kintu cyangize wera, nta kindi kintu cyangize umukiranutsi, ahubwo ni amaraso ya Yesu Kristo. Muri we kuko mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Ese murebye ibyo abahanuzi bahanuye, ni Kristo bahanuraga. Ibyo intumwa zigishije, ni Kristo zigishije. Ntabwo mbona Pawulo ashishikariza abantu ababwira ko bazatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kandi niwe ntumwa y'abanyamahanga, niwe ntumwa twohererejwe kugira ngo tubwire ubutumwa bwiza. Wowe ubikura hehe? Ahubwo inzandiko za Pawulo niba ujya uzisoma, wowe ukuramo iki? Kandi niyo ntumwa Imana yatwoherereje kugira ngo itubwire ubutumwa bwiza. Niba rero utarizeye ibyo Pawulo yigishije, nawe ukaba uvuga ko wubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, n'ibindi gusoma niwe wabyanditse. Uru rwandiko yandikiye Abefeso niwe warwanditse, ni Pawulo. Niba rero mu by'ukuri nawe wizera ko ariyo ntumwa twohererejwe kugira ngo itubwire ubutumwa bwiza, ubundi ubwo wowe ubutumwa wowe wizeye wabukuye hehe? Amategeko tuyabona mu byanditswe, ariko ntituyabona nk'inzira itujyana mu ijuru, ahubwo amategeko ni inzira yo gutsinda umuntu wese, ikamwemeza ko ari umunyabyaha. Ariko wamara gutsindwa ukamenya ko mu by'ukuri noneho hariho gutsindishirizwa. Ninde udutsindishiriza? Ni Yesu, kandi yarangije gukora umurimo wo kudutsindishiriza, wo kutwunga n'Imana, wo kutugira abakiranutsi, amaze gupfira iby'amategeko yadushinjaga byose, hanyuma aduhinduye umukiranutsi imbere y'Imana, kandi mu buryo bw'iteka ryose. Nigize amasezerano ko ndi bubereke amagambo avuga ko nta kindi amategeko azana uretse umujinya. Abaroma 4:13 haravuga ngo kuko amategeko atariyo yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose, ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Urumva ko gukiranuka kuva ku kwizera niko kwahesheje Aburahamu isezerano n'urubyaro rwe. Ni kimwe rero natwe, isezerano bagomba kuragwa Kanani yo mu isi, ari Imana ibibasezeranije, nawe abyizeye bimubera gutyo, kandi Imana yarabikoze iyibagezamo. Nubwo byaciye mu nzira ikomeye, ariko bayigezemo, bigaragaza nyine ko
iby'Imana yasezeranije irabikora uko byamera kose. Noneho rero dukomeje, abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo riba ripfuye, rikaba ripfuye. Abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Kuko icyo amategeko azana ari umujinya. 15, turi gusoma urwandiko rw'Abaroma mu gice cya 4 tugeze ku murongo wa 15. Kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Byumvikana rero ko icyo amategeko azana ni umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Bivuze rero ko niba tutarahawe ayo mategeko, kandi akaba atari yo sezerano dufite, muribuka ko ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, aho rero noneho n'abanyamahanga bahita bazamo, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Byumvikana ko isezerano dufite n'iryo kwizera Yesu tugahabwa ubugingo buhoraho, ntabwo ari isezerano ryo kubahiriza amategeko ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo rero nzi iryo sezerano rindi ahantu mwarikuye, mwarigiranye nande, byakomejwe n'iki, byagenze bite? 16, nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomerezwa urubyaro rwose, nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw'abafite kwizera kwa Aburahamu, ari we sogokuruza wa twese. Birumvikana rero, mu by'ukuri byose biheshwa no kwizera kugira ngo bibe iby'ubuntu. Umuntu wese uzajya mu ijuru rero azaba abiheshejwe no kwizera kugira ngo bibe iby'ubuntu koko, abiheshejwe nuko yizeye Kristo we wakoze byose twasabwaga, witangiye ibyaha twaregwaga, kugira ngo umwizera wese akurweho urubanza rw'ibyaha, ahubwo abarweho gukiranuka kwa Yesu Kristo kutagira inenge, kutagira icyaha, nawe ahinduke umuragwa w'ijuru. Ayo niyo mahoro yacu, ibyo nibyo byiringiro byacu. Ibindi byose umuntu yakwibwira ntabwo ari byo. Hari n'abirirwa bavuga bati ese twikorera ibyaha ngo ubuntu busage. Ntabwo ubutumwa bwiza butwigisha gukora ibyaha. Niba ubutumwa bwiza butwegereza Imana, bukatugira abana bayo, bukatugira umwe nayo, bukatugira urubyaro rwayo, burya ivuko rirahindura, nta niryo rihindura ryonyine. kandi ntabwo ubu umunyamerika ntagerageza kwigira umunyamerika kubera ko ari we nyine, ariko umunyarwanda uri kugerageza kwigira nk'umunyamerika, murabibona nyine ko ari kwigira ibyo atari byo. Bajya banavuga ko ingendo y'undi iravuna. Ubwo rero umunyabyaha ushaka gukora ibyo gukiranuka ntabishobora nyine. Niyo mpamvu abibwira ko ahubwo ngo bagerageza gukora ibyo gukiranuka bahora mu nzira yo gusaba Imana imbabazi, nyamara abakiranutsi burya n'ubundi ni nabo bakora ibyo gukiranuka. Yohana niko yavuze ko ukiranuka ari we mukiranutsi mu nzandiko ze. Bivuze rero ko uwahindutse umukiranutsi bwo kwizera Yesu Kristo ni nawe wakora ibyo gukiranuka, n'imirimo myiza niwe wayikora. Ibyo rero ntitubitindaho cyane iyo tuvuga ubutumwa bwiza, kubera ko tuzi ko icyo umuntu akeneye cya mbere ni uguhinduka umukiranutsi, hanyuma noneho ibindi by'ingeso zo zizahindurwa n'uwamukijije. Ntabwo Yesu ari umugabura w'ibyaha, umuntu yagezemo aramuhinduramo imibereho igahinduka. Ariko banza wizere rwose ko ibyaha byawe byose ukomora kuri Adamu, utabasha no kwikiza uko wabigenza kose. Ubanze wizere icyo ko byagukuweho bigashyirwa kuri Yesu Kristo, hanyuma Yesu akabihanirwa, noneho wowe ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Uko gukiranuka rero ni nako kuguhesha kujya mu ijuru. Iyo tuvuga ko turi abakiranutsi, abera, abaziranenge, twejejwe n'amaraso ya Yesu atazameneka ahubwo yamenetse. Kandi mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 haravuga ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Uwo mubiri watambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka, ntabwo uzatambwa ahubwo wamaze gutambwa kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Ibyo rero nibyo umuntu yemera, nibyo yizera, Imana ikamubara nk'intungane, uwera, umuziranenge, umuntu utabarwaho icyaha. Yesu ntazapfa ahubwo yarapfuye. Yesu ntazitambira ibyaha byacu, yamaze kubyitambira. Ahubwo ikigusigariye, igisigariye inyoko muntu yose no kwizera ibyo, kugira ngo umuntu atunge umutima ukuwe mu rubanza, umutima umuhamiriza ko atazarimbuka, umutima umuhamiriza ko yemewe, umutima umuhamiriza ko nta teka azacirwaho. Ukaba urakijijwe, ukaba
mu by'ukuri uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo, ukaba uhindutse uwera, umuziranenge imbere y'Imana mu buryo bw'iteka ryose. Ibyo rero hari ababyumva bakumva bidashoboka, bakumva mbese tuba twivugira ahari niko badutekereza, bumva ko twanayobye, bumva ko tutazi ibijya mbere, bumva ko ari ubutumwa bw'inzaduka, ariko nta bundi butumwa. Ubu ni bwo butumwa nyakuri, ibindi ahubwo wavuga n'ibyo nzaduka byaba byadutse, bakubwiye ko uzakizwa n'imirimo yawe, bakubwiye ko uzakizwa n'amategeko, baba bakubwiye ibintu by'inzaduka bitabaho mu byanditswe byera. Nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, amategeko nayo kumenyekanisha icyaha. Abatwumva muri hafi, abatwumva muri kure, mumenye ko ubu ari bwo butumwa bwiza bwonyine mukeneye kumva, nubwo mutabwumviye ku gatuti, nubwo mutabwumviye hahandi mwamenyereye kujya kumvira, ariko mumenye ngo ni Imana ishaka ko mukizwa. Niyo mpamvu iri kubacira akanzu mukumva ibindi bintu mutabwiwe n'abo mwizera cyane, n'abo mwimitse cyane, n'abo muzi ko aribo bavuga iby'Imana, kandi rwose biratandukanye cyane. Nk'uko Yesu ariho mu isi, hariho abafarisayo bambara ibishura by'umweru, abantu bakabafata nk'abantu b'Imana bakomeye, ariko Yesu akaba hari abantu batamwemera. N'uyu munsi niko bimeze. Abo mwibwira ko aribo b'Imana, abo mwibwira ko aribo bababwira mu by'ukuri byayo, ni ukwibeshya. Ubutumwa bwiza burasobanutse, ubutumwa bwiza buri clair. Yesu icyo gihe yavugaga nabo abantu ntibamwumve, bakumva ahubwo abafarisayo bari bafite fure nini y'abantu babayobotse. Yesu rero nawe yafatwaga nk'uzanye ibintu byadutse bitemewe, bitari byo kuyobya abantu, byo kugandisha abantu, nyamara yari Imana. N'icyo yababwiraga kwari ukugira ngo bamwizere bakizwe. Kuri ubu ndabizi abantu benshi bavuga ko ari abakristo, noneho bavuga ko batamurwanya, ariko mumurwanisha ibyo muvuga. Iyo uvuga rero ko Yesu atakugira intungane, iyo uvuga ko ukiri umunyabyaha kandi Yesu yaraje kugukiza akakugira umukiranutsi, uba umurwanya. N'indi strategy shitani yashyizeho, n'andi mayeri ya shitani, nyine ni umuhanga. Noneho abantu benshi bagiye mu madini yitwa ya gikristo, bakavuga rero ko noneho bizera Yesu, ariko bagahindukira bakavuga ko ikizabajyana mu ijuru ari imirimo yabo. Gute se? Ubwo se umwizeyeho iki? Yohana 14:6 yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Niba wumva ko hari ikindi kintu uzakora kikaguhesha kujya mu ijuru, rekeraho kuvuga ko wizera Yesu. Rekeraho kuvuga ko wizera Yesu, kubera ko Yesu niwe waje kugira ngo akore ibiguhesha ijuru. Ntabwo ijuru wariheshwa n'imirimo yawe. Imirimo yawe iranduye cyane, kubera ko ukomoka kuri Adamu wavukanye kamere y'icyaha. N'ibyo ukora ni bibi bivanze n'ibyiza, byose bigahinduka bibi. Yesaya 64:5 ngo twese twahindutse abanduye, n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Nta muntu rero ufite ibintu byiza yataka imbere y'Imana, ahubwo n'imirimo y'umuntu yo gukiranuka ni ubushwambagara bufite n'ibizinga imbere y'Imana. Izere Yesu rero udashidikanya, utamubangikanije n'imihango y'idini yawe, utamuhangikanije n'ibyo wita imirimo yawe, utamubangikanije n'ibyo wita imirimo yawe yo gukiranuka, ahubwo umwizere nk'uwagukiranuye n'Imana mu buryo bw'iteka ryose. Umwizere nk'uwagukujeho urubanza rw'ibyaha, urupfu yapfuye, kubera ko nyine niwe burya Imana yahaniye muri Yesu. Urupfu Yesu yapfuye rwari urwawe, burya Yesu apfa niwe Imana yari yishe. Wizere ibyo ko Imana yaguhannye, bityo nayo irahita igukuraho urubanza rw'ibyaha, irakubara mu bantu barangije igihano, kubera ko Yesu ataheranywe n'urupfu, ahubwo yarazutse ku munsi wa gatatu, adutsindiye urupfu, adutsindiye igihano, aturangirije igihano cy'ibyaha. Icyo dusabwa uyu munsi nta kindi ni ukumwizera gusa, tukabarwa nk'abera, abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha na kimwe, tukaba mu isi dutunze ibyiringiro by'ijuru. Amahoro agasaba mu mitima, amahoro agasendera, tugatunga imitima inezerewe, tukagira imibereho myiza, aho byanze bigakunda. Mu by'ukuri noneho umuntu agatekana bigashoboka, umuntu akanyurwa bigashoboka, umuntu akagubwa neza bigakunda, umuntu akaba mu isi yaratsindishirijwe, yaremewe, umuntu akaba mu isi mu by'ukuri yuzuye ubugingo buva ku Mana, umuntu akaba mu isi aguwe neza. Reka rero mbashishikarize ku batari babikora, mu by'ukuri gukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV, mukajya mubona ibiganiro bitandukanye by'ubutumwa bwiza,
mugezwaho na bene data bagiye batandukanye, ubuhamya bwinshi bw'abantu bari kwizera ku isi yose. Turashimira Imana ko ibimenyetso n'ibitangaza bikurikira abavugabutumwa bwiza turi kubibona. Turabona kugirirwa neza n'Imana ku bantu benshi 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 benshi. Ubutumwa bwiza burimo burakiza imitima y'abantu, imitima yari yarabaye akahebwe, imitima yahoranaga ibyaha, imitima yahoranaga urubanza rwo kurimbuka. Turi kubona Imana igenda ikorana natwe, ikorana n'ijambo ry'ubutumwa bwiza tuvuga kugira ngo ikize benshi. Abantu benshi bari kugubwa neza, abantu benshi bari kwinjira mu munezero w'iteka. Nawe rero wakwinjira muri uwo munezero w'iteka, nawe wakwinjira muri ayo mahoro y'iteka ryose, nawe wakwinjira mu buzima bw'iteka. Sura rero urubuga rwacu Ijuru Ntirikorerwa TV YouTube channel, ubundi ukurikira ibiganiro, ubundi ukande subscribe kutari yabikora, ubundi ujye uhora ubikurikira, uhore ufashwa nabyo, kandi ubisangize abandi. Twandikire kuri WhatsApp group, twandikire kuri nimero tugiye kukubwira tugushyire kuri WhatsApp group, ni 0784 42 niba uri hanze birumvikana urashyiraho kode y'u Rwanda guteranya 250 784 42 turagushyiraho, ubundi ukurikire bene data batandukanye bari ku isi yose, bakomeze bagufashe mu gukura, bakomeze bagufashe niba utaranizera, bagufashe kumenya uko wakwizera Yesu mu by'ukuri ugatsindishirizwa nawe. Barahari benshi cyane biteguye kukwakira, biteguye kugufasha. Twahereye ubuntu kugira ngo dutangire ubundi, natwe turiteguye, turahari rwose kugira ngo tugeze iyi nkuru y'umunezero ku bantu benshi. Abantu bakomeze kubatuka, abantu bakomeze kuva mu kaga, abantu bakomeze kwinjira mu munezero udashira, umunezero w'abana b'Imana. Niko ijambo rivuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Tekereza kuba umwana w'Imana, uretse no kuba umwana w'Imana no kuba umwana wa perezida wa repubulika, ubwabyo ntekereza ko buri wese abayumva ko ari ishema rikomeye. Noneho rero tekereza ibirenze ibyo, ukaba umwana w'Imana by'ukuri, ukaba uzi ko Imana ari so, ko aho ugenda hose abamarayika b'ijuru bakurinze. Ngira ngo mujye mubibona cyangwa murabizi cyangwa murabyumva ko na perezida burya abana be ntabwo bapfa kugenda gutyo gusa, baba bafite uburinzi bahabwa n'umubyeyi we bubagendaho kugira ngo barindirwe umutekano. Tekereza rero uramutse noneho uri umwana w'Isumba byose, waba urinzwe bingana iki aho ugenda hose, kuba urinzwe n'imbaraga z'Imana, imbaraga z'Isumba byose. Tekereza kandi ko ibyaso byose byaba ari ibyawe, iby'Imana byose byaba ari ibyawe. Ureke noneho, ese ubundi umwana w'Imana yahanurirwa iki? Hari abantu bagize abandi mbata zabo nanone baciye mu by'ubuhanuzi, tuzaguhanurira, tuzakubwira, Imana izaguha ibi, izakugirira neza. Ubundi se umwana w'Imana akwiye guhanurirwa iki? Ntabwo byumvikana ko iby'Imana byose ari n'iby'abana bayo se. Iyo wabaye umwana w'Imana rero uratekana, utekanira muri yo, kubera ko uba uzi ko Imana ifite byose mu kiganza cyayo kandi ko igukunda, bityo ko ikizajya ibona ko ari ngombwa. Burya nubwo iby'Imana byose aba ari iby'abana bayo, tuba tuzi neza ko iduha ikidukwiriye mu gihe gikwiriye. Nawe ufite abana, ntabwo ibyo umwana avuze byose ko akeneye wahita ubimuha, ahubwo utangira kumenya ko noneho ibyo Imana ifite ari ibyawe, ko mu gihe gikwiriye ikizajya ibona ko ari ngombwa izajya ikiguhereza. Uko niko mu by'ukuri ubuzima bwiza butangira. Umuntu akumva atekaniye mu Mana, akumva aranyuzwe muri yo, akumva ko ifite byose mu kiganza kandi ko ikimukwiriye mu gihe gikwiriye izajya ikimuhereza. Bityo ugatekana, ukagubwa neza, umubiri ugatekana, umutima ugatekana, mbese intekerezo mu mutwe ugatekana, ugatekereza neza, ugashyira n'ibintu ku murongo. Ubuzima bujagaraye bukarangira, ubuzima bwihebye bukarangira, agahinda gakabije kakarangira. Mu by'ukuri ubuzima bwiza bwose burahari muri Kristo Yesu. Ku muntu utari wabyumva, utari wamenya ibyo, agira ngo turi kuvuga ibidashoboka, agira ngo turi kwiganirira cyangwa turimo turahinza cyangwa se turimo turakabya, ariko ntabwo ari byo.
niba hariho guhumurizwa, niba hariho gukomezwa, niba hariho gutekana, niba hariho kunyurwa, niba hariho kunezerwa, niba hariho amahoro, niba hariho ubuzima bwuzuye, nta handi bubonerwa ni muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu tubinginga rwose kugira ngo wowe washakishije henshi hashoboka bikanga, wowe wihebye ndetse wenda kwiyahura, wowe wumva ubuzima butarakuryoheye, wowe wumva abandi ari bo bahiriwe wowe udahiriwe, guhirwa nyakuri uzabisanga muri Kristo Yesu, kugubwa neza, gutunga nyakuri uzabisanga muri Kristo Yesu, amahoro nyakuri niho uzayasanga, umunezero nyakuri niho uhishe, nk'uko umuririmbyi w'123 abivuga. Aravuga ngo yajyaga ajya ku iriba ry'isi afite inyota nyinshi cyane, yaba agiye kunywa amazi agakama ubwonuka akayabura akiheba, ariko aravuga ngo ubu none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kubera ko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nawe rero nicyo ukwiriye kumenya, ni uko ubugingo n'umunezero burya bibonekera muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri ibyanze hanze, ngo najyaga njya ku iriba ry'isi mfite inyota nyinshi. Urumva ko amariba y'isi ni menshi, aho abantu bashakishiriza mu isi bafite inyota, bavuga bati ningera kuri ibi nzagubwa neza, ningera kuri ibi nzanezerwa. Ariko ayo mariba yose yajyaga yajyaho afite inyota nyinshi, yaba agiye kunywa akabura amazi akiheba, ugira ngo noneho urafatishije, ugira ngo birakunze, ariko wageraho uvuga ngo ugiye kunywa amazi ukayabura ukiheba. Ariko aravuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kubera ko ubugingo n'umunezero bibonekera muri Yesu Kristo. Mu by'ukuri ubugingo ndetse n'umunezero nta handi bibonekera, ni muri Kristo Yesu honyine. Ubwo rero washakishije henshi ndabizi ntibyakunze, ariko muri Yesu bizakunda, muri Yesu biremera kunyurwa, muri Yesu biremera gutekana,